Yes guys, mumeze mutese, twizere ko muri amahoro mukomeje kugubwa neza. Nk'ibisanzwe ni UR update ikomeza kugenda iba updating amakuru amwe n'amwe yagezweho. So ngira nk'uko mwabibonye rero, mwabonye yuko gusinya amasezerano hamwe na BRD byatangiye ku munsi w'ejo, gusa nubwo mu masaha atambutse hajemo ikibazo, system igasa nk'iyanga. Abantu benshi bakomeje kugenda babicokoza, ngira ngo babibonye yuko system itari gukora neza, hari ibintu byinshi bitari gukunda, abantu benshi ama ID yabo ntabwo bari kuyabona, hari n'ibintu byinshi bitari gufunguka. So rero tukaba dukoze iyi video tugira ngo tubamenyeshe nyaboneka niba batangaje ko system yanze, mureke kwihatiriza, hatagira ibintu byinshi mwica, ko murabizi ibi bintu iyo wishemo ikintu kimwe ushobora kuba wiciye ibintu byinshi cyane, ugasanga system yongeye gukora hari ibintu wari wamaze kujyamo bindi, weho ubyitwa ko uri gucokoza ureba ko byakunda, ugasanga nyine bikugizeho ingaruka, ukaba wazanabona Bruce yawe mu banyuma cyangwa ugahura n'ibindi bibazo. So rero mubireke mu gihe dutegereje itangazo ry'uko bavuga ko system yakoze. Kandi nanone turi kugenda tubona abantu benshi badasobanukiwe n'uburyo barimo gukora iyi application niba ariko nayita, cyangwa se gusinya amasezerano. Harimo abantu benshi batarabisobanukirwa. Ndagusaba niba nawe uri muri abo, cyangwa se ari ubwa mbere ugeze kuri no gukora subscribe kugira ngo ejo uzabone video ikwereka step by step y'uburyo bikorwa. So mukomeze mugire ibihe byiza, murakoze.